Hi guys, ni Cynthia na Rusaro. Yacu twagarutse. Muraho neza amakuru yanyu ni kagacano kanyu turahari tugiye kubaganiriza mubane natwe icyo twifuza nuko mutureba mukigo kandi subscribe share and comment mutubwire uko mubyumva muduhe ibitekerezo ni ukuri inama zanyu ni ingenzi twarababonye ko n'ubundi muzitugira ni ukuri turahari ku bwanyu. Guys, narwaye. Ni icyo ugiye kubwira abanyarwanda? Nimwite ku maso yanjye. Mana we. Mvuye mwana ikintu akunda gukora dore marakora narwaye. Ariko ni sawa cyane. Ngiye ikintu nifuza ko tuganiraho. Like kwa kundi uba wumva uba urugero utuye Kigali ngiye ntuye mu ntara cyangwa ntago ari hafi y'akazi aho mbonye akazi ngewe ndashaka uganiriza abanyarwanda ukuntu uwo muntu niba nje kubi wawe niba kwa sister wanjye kwa mukuru kwa mama wacu kwa oncle ukuntu uwo muntu akwiye kwitwara mu gihe ageze mu rugo rw'abandi. Ese uwo muntu akwiye kwitwara ate kugira ngo abashe kwisanisha na famille yahuye nawe nshyashya? Ngira nyine tuganizwa nabo byumva. Actually ku bana atari iwanyu biragoye. Biragora. Yego. Bisaba kwitwararika. Niyo nagita kwitwararika no kwibombarika no kwigengesera. Bisaba kwitwara neza. Ukaba umwana mwiza. Nyine ukamenya ko ibintu nyine wikoraga wenda uri iwanyu. Hari umuntu yikora ari imbere ya mama we, mama nyine nabifate nabi nyine. Akora ibyo ushaka kwikora imbere y'umuntu ukabona ni bibi. Gutaha nk'amajoro. Yego. Niba ubona uri no mu kazi ukabona kuri butaye nijoro ko ne hamagara ububwira ati communication ubundi ati nagiye mu kazi ariko twatinze twagiye kuri tele n'urugero twaciye na hehe mbese biradusaba gutinda. Niba ufite na date urubiye kuri date n'umukobwa cyangwa umukopine ubivuge uvuga ati mva uyu munsi ndagira date ushaka gutaninda ushobora gusanga wisanzuye wenda ku n'urugero uba nko kwa oncle wawe ushobora gusanga wisanzuye kuri ku mudamu wa oncle wawe ukavuga ati uyu munsi mfite date. Ndabizi nta muntu wakwimushye kujya kuri date kuko nta muntu n'umwe utifuza ko nawe wazagira intambwe utera. Kurera abahungu no kurera abakobwa biratandukanye. Kuba uri umukobwa byonyine biba bihangayikishije iyo famille wagiyemo kuko nawe ukoze ikintu kibi bazavuga ati bamureze nabi bamureze nk'umwana waho. Niyo mpamvu bisa ngo nawe uborohereze kugira ngo bagutware nk'umwana wabo nyine uborohereze kugira ngo ibintu byose nyine byose mu rugo bigende neza. Ikindi unitware neza no mu buryo bundi busanzwe kubafasha kwitware neza mu mirimo yo mu rugo wenda hashobora kuba nta mukozi bafite ukaba wazinduka ukagira ikintu ukora mbere yo kujya mu kazi. Niba byukaga saa 12 kugira ngo ugere mu kazi saa 1 wenda ukabyuka saa 11 ukigomwa muri iyo minsi nta mukozi uhari mu rugo ukagira kare musi gukoze ni izina ry'Imana muzakwanga nta muntu wakwanga ubabona uri umuntu responsable. Niba wenda ni utanakoropa ariko basi bakabufashe nk'abana bahomwaka niba wenda ubishoboye bakabona wenda utunganyije icyumba cy'abana kuko hari ukuntu mu rugo rurimo abana bato icyumba cyabo kiba kijagaraye umwana ugasanga isogi cyarisize aha iki nyine nayo ni indi topic y'abana tuzagarukaho. y'abana ni ibintu byinshi kubana n'abana noneho please utari mama wabo utari papa wabo urundi muntu muri famille nabyo ni ibindi bintu bigoye bisaba nabyo ubundi kwitwararika ukundi kuntu. Nyine ngiye ikintu navugaho nyine ukiga kubana nabo ntugende ngo uryame ntugende muri famille ngo uryame. Nta mubyeyi wanga umuntu umufasha nta muntu wanga umuntu uvuga ngo niba wenda nateka nkakoropa reka uyu muntu mfashe ateke nkorope nyine mugahuza uko nguko. Muri comment baze batubwire abantu bose ndabizi umuntu wese bavuga ati wa mukobwa uzo mukobwa wa mu rugo yewe ti umva ntiyana kandura n'isahani kugira ngo yumvikanishe abwire umuntu ari kubwira amwumvikanishe ari ikintu na kimwe ushaka gukora. Rero birasaba kwitwararika inshuti zanjye. Ese kwitwararika cyane cyane utari iwanyu nyine ntabwo ari iwanyu
n'iwanyu uba ukwiye kubikora iwanyu ugomba kubikora gusa iwanyu uko wagenda uko imbaraga ze zingana n'ahandi wagenda uko imbaraga ze zingana ariko basi ntibabone ko wabiciye amazi ntibabone ko wageze kuba mu mafamiye biragora nshuti yanjye biravuna cyane biravuna ariko hari aho ugera nyine bikakubera umugisha ariko biterwa nawe oya biriya bintu ni byiza kuba muri famiye bakakwakira mukabana neza ariko ni bibi kutitwara neza ugasanga aho kugira ngo ubabere umugisha ubabereye umuvumo sibyo nkanjye ahantu nabaga kwa sisita wanjye mbonereho nanamushimire umva ni umubyeyi n'abantu tuziranye barabizi ko njye nyine mushimira nkamwandika tuwuri mama wanjye wa kabiri twabaga nyine turi abantu benshi ariko nta kibazo cy'umukozi cyahabaga umukozi wenda yagiye twagize ute wapi twe tugakwanya akazi tukakikorera vuba vuba nyine ntagire ikibazo na kimwe kandi habaga n'abahungu ndege nta nubwo umuhungu se yabura gukoropa n'umuhungu arakora arateka nta kintu kimwe adakora ntakiri atakora noneho ukuntu amazi yaburaga n'uwo mukozi anahari abahungu batoraga amajerekani bakajya kuvoma batoraga amajerekani bakajya kuvoma ni byiza birashimisha cyane bakagira ute ye umva nanjye nkihina mu byombo tukoza tugateka tukigaburira noneho inzu yacu twiwabaga twikoropeye yabaga isa gutya nawe abikodaga batuva abikunda mwanyegereje ibyombo mu kandi ngoropeye inzu noneho ngewe nakoropaga umuntu agacishamo inkweto nanakurya nakwica nta muntu wanga umuntu umufasha ndakubwiye ngo abantu tubera mu ngo baravunika for sure baravunika ni ukuri kuko imva bije yabo yose ihinduka ntabwo turi nk'abana 4-5 gusa twe twabaga turi 20 ariko pe aba sisters banjye aba brothers banjye twabanye neza ariko hari nk'ukuntu ubona ukabona ndabibuka nabo nyine bafatanyaga imirimo niba bagiye gufura bose batuvuga ngo uyu ni mukuru se mufurira uyu bakavuga ati babiri baramesa abandi babiri barakoropa abandi babiri barateka nuko byabaga bimeze nukuri twige mwabana mwe impamvu topic twazanye nuko tuzi ko abo twabanye nabo aho twabaye nyine twababiri abantu beza niyo mpamvu twavuga ati kuko habamo imbogamizi nyinshi umuntu nyine akaba yabangamirwa n'umuntu iwe wenda bitewe n'ukuntu yitwaye niyo mpamvu twaje kugira ngo tubigishe nige kuba abana twige kuba muri famiye z'abantu twige kwikundwa akaza numva niyo baba batagukunda ariko bakabona urahaguruka ugakora ikintu runaka nimba ari umupapa ugafata ukamuhanagura iyo myenda izo nkweto ukamutera iyo pasi ndakubwiza ukuri uzakora icyo kintu uzakundwa pe uzakundwa cyane n'ubyo baba bagiye kugufata babishaka bavuga ati hoya ntabwo twakwemerera umuntu uza kuba mu rugo aho kugira ngo umuvumo kuri famiye wagiyemo umuvumo ku bantu bana nabo babone ntabwo muri guhuza ni ukuri wabyihorera kuvuga ati njyewe bitewe n'ukuntu nteye ngomba kuba iwacu nta wundi muntu wakihanganira ingeso zanyu oya wenda gato n'ibindi bindi ariko pe ni ukuri mu byumve iyo ni inama ngena abahereza niba ugiye kuba muri famiye y'abantu iga kubana nabo niba iwanyu musanzwe murisha intoki mugahura kuri table imwe mukarisha intoki menya yuko aho ugiye barurira ku meza nubona mudasangiye bifata ko kukwanga cyangwa se ari ingeso mbi niyo mico yabo bana nabo mubane kandi mu mahoro ku buryo n'iwanyu bazavuga ati shabandereye neza ejo nukora ikiyori bakizemo bitange apana kuvuga ati uriya bagutega iminsi ntabwo ari byiza ni ukuri uziko niyo ugiye nko gukora ubukwe ni urugero arandika ngo mwana wabaga iwanjye wo mukobwa nyiraga umuzi undi mukuru ku banjye bakavuga ati yagiye gukora ubukwe nyine akaba proud ko muri umwana mwiza kuko yagutumye ukagenda yagize cyane pe ku buryo bakwimva bakavuga ati n'abana bakavuga ati shobora ni sister wacu kabona niyo nta n'ikintu mwaba mupfana ariko bakakwiyumvamo bakaba bazi yuko nta wundi muntu ubwo bafite nkawe gusa hari ukuntu twavuze ko abana bitwara nabi twibagirwa ko hari n'abana bagera mu ngo mbese bakabafata nabi ababyeyi nabo bakabafata nabi aho hanageze urumva ikintu cya mbere cyo aba yaje gusaba
ni ubufasha sibyo niba ari hafi y'ishuri rye cyangwa niba ari hafi y'akazi ke yaje gusaba ubufasha kandi twibuke ko hari igihe umuntu asaba ubufasha akazaba umumaro cyane nawe ukazamukenera sibyo nyine muri make ntawe udakenerana ndibaza abo babyeyi bafata abana nabi baje mu mafamiye cyane cyane urugero uje nko kuri famiye uri kuri famiye y'umugabo umugore awufashe nabi cyangwa uje nko kuri famiye y'umugore umugabo ashatse nko gukorera ibintu by'ihohoterwa kuko bijya bibaho abo bo wabavuga iki ndabizi ibyo bintu hari n'umushuti wanjye mfite byabayeho yiga iyerika noneho urumva yabaga kwa onkle wiwe ariho ataha hari hafi hariya ku gisozi noneho umva agerageza buryo ki bwose yitanga mu rugo aho hantu hari n'umwana n'ubundi nabo yarakoraga n'ubundi ari umwana mukuru iwabo azi ko managinga ibintu byose n'ubundi agera hahandi akajya yakitinga nk'aho ari mu rugo kuko urvaye uretse no kujya kuhaba yarabasuraga cyane urumva ni ahantu yabaga bishoboka yarisangaga urumva yagiye kubayo n'ubundi ari nko mu rugo aragera n'ubundi akora ya mirimo bakabana ari onkle ari anti nyine babana neza noneho ariko wa mudamu waho akamubana nabi pe nabi ku buryo iyo onkle yabaga ahari yabaga ari umwana iyo onkle yagendaga umva ibyo baga ari ibindi noneho agashaka kumugira nk'umukozi abakozi arabirukana noneho wa mwana atangira kujya abura umwanya wo kwiga niba yaje no kuhaba hari izindi nshingano zamuzanye ntabwo abaje kuba umukozi mu rugo ashaka kugufasha nyine n'ubwo twavuga ashaka kugufasha akarimo wowe yaramufashaga wowe yaramufashaga bishoboka noneho aho kugira ngo yumve ko yaje kumufasha nyine urumva yaje aje kwiga afite ibindi bimuhugirije urumva umwana agomba kwita ku masomo niyo mpamvu yavuye ahantu kure ntihahandi mu cyaro nyine baba baguhamagara ati se urakurikirana amasomo uriga neza bimeze bite ugasanga noneho wa mwanya aragenda awubura ntafite ukuntu yabwira onkle we kuko iyo onkle ahari umudamu we yitwara neza bishoboka umva kuresha no kumutegura n'umugati akamusigira kubera ko onkle ahari ariko yagenda umva bikaba ibindi noneho uwo mwana ajyaga ambwira ati se ibi bintu nzabikora gute nzabibwire mu rugo uwa mwana akibaza se akamara ati ibi bintu nzabigenza gute nzabibwire mu rugo cyangwa mbireke numva se uzabivuga mu rugo umubyeyi usanga utarenje imiryango kandi ntufite nawe ati wowe reka dushaka ubushobozi ahubwo ujye gushaka aho kuba ubabwira ati ntabwo bigukunda ariko nawe nabyo ugasanga biramugoye nyine umwana agatinya guteranya imiryango onkle wiwe aramubona ko ari umwana mu rugo noneho byagezeho icyo gihe umubyeyi waho yirukana abakozi arabirukana umwana agomba gukora ibyo bintu byose agomba gutegura kandi yigaga mu gitondo kugeza sangahe asabwa no kugira kujya ategura n'abana ku ishuri kera cyakora imirimo ya kera yabaga yoroshye ariko iyo bikamusaba gutegura abana ngo bajye ku ishuri n'agomba kwitegura agakurupa agategurira abana ibyo bagomba gupakinga nyine byari bigoranye pe mw'ababyeyi mwe ibyo ntabwo ari byiza be na gakeya niba umwana n'ababyeyi tubiye dukora ibintu bibi ugasanga umwana umufashe nk'aho ari inyamaswa cyangwa ari ikindi kintu niba agufashije menya ko kugufasha n'abagabo baba bashaka gufata abana bamushoboye kuguma ibyo byo ni ibindi ariko ababyeyi mwe ni ukuri mujye mwihangana niba umwana yaje kugana kugira ngo umufashe wimufata niba utabishoboye kugira ngo bibe wa muvumo twavugaga nubwira ati ni ukuri ntaho kurara hahari ihangane inzu yacu ni ntoya nta biryo dufite ubihakana hakiri kare aho kugira ngo mukuru urwango kandi icyo gihe yabyumva bikarangira n'ubundi akajya aza kugira gute kubasura nk'uko byari bisanzwe hari ibintu pasiteri wacu yize kutwigisha avuga ati buriya bishaka kuba ubuzima bw'urugo bishaka kuba mwiza nyine gukundwa akazi ukunda famiye yo ku mugabo wawe warangiza n'umugabo agakunda famiye y'umugore wawe ku buryo hanyine usanga famiye y'umugabo wawe kuvuga ati madamu wa runaka umuntu wese akumva ko ari we agomba kuza kuruhukiraho rero niba umwana aje ukamufata nabi n'ubundi ntabwo azabura kubivuga
ni ukuri twige kubana n'abantu, twige kubana n'abo twakiriye. Niba udashoboye kumufasha bihakane, ahubwo aho kugira ngo umuntu azimufashe ubundi akubera ikigeragezo. Kwiga kubana n'abo usanze no kwiga kubana n'abagusanze. Niba ubinaniwe wamufashiriza hirya. Niba wenda yishyura geto ya 50 ati nzajya amezi 20 ariko muzabana neza kandi azagushimisha 20, kandi igihe yaje ngo ukamufata nabi umuspendinga ibintu birenze mu 20, wamufashiriza kure aho kugira ngo aze ikigeragezo mushwane. Ni ukuri mwe ababyeyi mwe namwe tubagarukeho mujya mukosa, ugasanga umwana aramutisha n'undi aricara ku meza, muricara ku meza mukarya, umwana ari mu cyumba ntashobora kuza ngo aba joining. Ni bibi biriya bintu, aho kugira ngo bigende gutyo wabyihorera. Ni ukuri imigisha uyibona nyuma, ubibona nyuma kandi umugisha nyine wakoreye. Yikoze neza ibyiza bya nyuma ntushobora kugira ikibazo ahari. Waramufashije ariga agera aho agera, ntushobora kugira ikibazo ahari kandi azi ko wamugiriye neza. Ariko n'abagenda bakibagirwa nabo, nk'abantu bamwibagirwa nabo tubagarukeho. abantu bamwibagirwa babagiriye neza, ya ni ikosa. Urumva namwe bazabibagirwa, namwe bazabibagirwa. Isi ihora izenguruka, umuzenguruko wabaye ahantu ukagira imana ukagira urugo, abana bawe ntuzamenya aho bazajya kuba. No muri ibi bihugu byo hanze nabonye habaho kuba ufite umuntu wawe, ko n'ubundi niyo mwana mwohereje kwiga hanze. Ni urugero, umusore wawe wambwiye ko mbere yuko agera ku ishuri yarabanje, hari famiye imwe yabanje kumwakira ahamara nk'ukwezi, niba ari ukwezi, hagati y'ukwezi n'abiri yabanje ubwumva ni inshuti za famiye yiwe. Bwa bucuti buracyakomeza, ubushuti nyine sipaka kuba muri famiye inshuti byose birakomeza. ubundi ikigenderewe igakubana wige kwakira abo usanze, ibyo usanze, nyine byiga ibyo bintu, nicyo kizagira gute, kizabageza ku iherezo rizima. Turagushimiye kubana natwe, kudukurikira. Ni ukuri turabibona ko mudukunda kandi ko turabakunda. Turabakunda cyane. Ni channel yanyu Rusarane Cynthia, mukore subscribe, share, comment and like. Mudukunde, mudukunde pe guys. Nayo ndabashimiye cyane. Ni ukuri kubana natwe, muraba agaciro, muraba turahari ku bwanyu. Ibiganiro byiza nk'ibi umva buri munsi muzajya mubibona. Ni ukuri nakagaruka mwe mudukurikirane. Noneho ukeneye inyunganire kutwunganira iki, twandika muri comment za turazisoma, turababona. Ni ukuri mwebwe mubane natwe, mukande subscribe, share and comment kugira ngo mujye mubona buri munsi kukazogera, mukande kuri kariya kazogera. Ni ukuri murakoze cyane. Bye.